ni inkuru iteye ubwoba kandi ni inkuru imenyekanye nonaha abenshi batari bazi n'igihugu yakorewemo kitari kizi. Ikitangazamakuru bita The New York Times cyatangaje inkuru ubwo cyayibazaga perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bituma iyo nkuru ihita ijya hanze. Abantu benshi batangira kwibaza ngo ubundi byagenze gute. Hari ekipe y'abasirikare badasanzwe ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita ngo ni SEAL Team 6 cyangwa se SEAL Team 6. Iyo SEAL Team 6 niyo ekipe cyangwa se itsinda ry'abasirikare bake cyane ari nabo bishe icyo bitaga ngo ni Osama bin Laden. Ni ikipe y'abana bake cyane babari batandatu nibo bamanutse mu ndege baragenda muri Pakistan bajya kwica icyo bitaga Osama bin Laden. Byarananiranye, bari baramubuze, bakoresha iminota mike cyane bahita basohoka muri Pakistan bahita bimanukira. Ngira ngo iyo kipe murabizi ko idasanzwe. Ariko iyo ekipe mu mwaka wa 2019 yana amakuru yamenyekanye ku munsi wa nonaha, uyu munsi turi mu kanya gato gashize iyo nkuru nibwo isotse. Iyo ekipe ngo y'abasirikare badasanzwe babandi ngo babaca no mu bikuta, ngo hari misiyo bakoze 2019 irafeiringa cyangwa se ntiyagenda neza, irabananira neza. Iyo misiyo yari yarabaye ibanga, uyu mukanya nibwo iyo nkuru imenyekanye. Vuga ko ngo aba basirikare cyangwa se bano bitwa ngo ni SEAL Team 6 ngo bigeze mu mwaka wa 2019 ngo batumwe kuri misiyo binjira mu gihugu cya Korea y'Amajyaruguru. Wumva amagambo, ngo hari mu masaha y'ijoro mu gicuku binjirira mu mazi bazanywe n'ubwato bwa submarine bwari bwinjiye muri Korea y'Amajyaruguru, mu mazi ya Korea y'Amajyaruguru mu masaha akuze y'ijoro mu gicuku. Abasirikare barangije bava muri ubwo bwato, babandi twita ngo ni bano batipe twita ngo ni SEAL Team. Ino SEAL Team irangije yinjira muri Korea, abasirikare bayo bava muri mu bwato bunini, baza boga bambaye bya byenda bogana n'umwuka wo guhumeka, bavamo binjira mu gihugu cya Korea. Hari 2019 perezida n'ubundi icyo gihe yari Trump. Abo basirikare ngo binjiye bambaye bya night vision goggles cyangwa se ni binete bambara abantu bigatuma bareba ninjoro nk'aho ari ku manywa, kuko bari binjiye mu masaha y'ijoro mu gicuku. Ngo binjiye muri ayo mazi, ngo misiyo bari bafite ni ukwinjira ku butaka bwa Korea ya ruguru, izi kubundi itagigerwamo na Amerika, itajimenya ibibera muri Korea y'Amajyaruguru. Nta makuru na make Amerika buri bifite ibibera muri Korea y'Amajyaruguru. Vuga ko ngo bano basirikare icyari gahunda bari bafite ngo bari bagombaga kwinjira ngo kuri ubwo butaka bwa Korea y'Amajyaruguru mu ibanga rikomeye muri icyo gicuku, bagasiga bahashinze utuntu dukurura amajwi kugira ngo bajye bamenya ibibera muri Korea ya ruguru, kuko ubundi nta gahunda cyangwa se ntago bajya bapfa kumenya ibibera muri Korea y'Amajyaruguru. Ariko ngo ubwo bari bamaze kugera neza bagiye gusohoka mu mazi cyangwa se ngo binjire ku butaka bashinga ibyo bashinga, ibyo byose byari bibajyanye. Ngo bagiye kubona hari ubwato buri gucaracara muri ayo mazi, ndetse ngo bwari bufite ya matara, ngira ngo amata agenda ninjoro yose nyine bafite amatara n'ibintu by'ibitoroshi. Ngo batangira kumurika, ubona ko bari kumurika bameze nk'abari kuganisha ahaparitse ya submarine cyangwa se bwa bwato bugendera munsi y'amazi bwari buzanye abasirikare. Abo basirikare aho bari babona ko ubwo bwato buri mu mazi butangiye gutunga amatara kuri submarine, icyo bakoze bahise bavuga ngo bariya ni abasirikare batuvumbuye bari kuri patrouille. Bano basirikare ba SEAL Team ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahise bahindukiza imbunda zabo ziriho siransiye cyangwa se izituma imbunda iri kuri saso nirisakuze, bahita bakurasira abari bari muri bwa bwato. Gusa ngo icyaje gukurikira ni kimwe, ngo muri uko kurasa bari muri ubwo bwato, baregereye ubwo bwato ngo barebe ko nta wasigaye ari muzima, babahuhure babarangize neza, hataza no kugira ujyana amakuru muri Korea y'Amajyaruguru ko umunyamerika yari yahageze. Basanga abantu bishe, nta ntwaro nimwe bari bafite, nta nubwo bari bambaye inifomo ya gisirikare. Bivuze ngo ni abarobyi, ni abaturage b'abasivile bo muri Korea y'Amajyaruguru bari bibereye mu mazi ninjoro bari kuroba, bishwe n'abasirikare b'Abanyamerika. Nicyo kintu ngo cyabaye. Ni abantu nyine rwose ngo abaturage bari kwirobera, ngira ngo urabizi mu masaha ninjoro ari ukuntu ifi biri kuboneka mu mazi. Basirikare ba SEAL Team ngo icyo bakoze ngo iyo mirambo ngo barayibagaguye, ngo ari ukuntu bayibaga n'ibihaha n'iki, kugira ngo imirambo noneho ngo ize kwibira imanukemo hasi cyane, izamara igihe nta muntu uramenya ko hari abantu bapfiriye aho ngaho. Kuko imirambo buriya ushobora kwica umuntu mu gitondo abantu bakaza kubona umurambo ureremba hejuru. Ngo ari ukuntu babigenje, barabagagura n'iki n'ubwato kugira ngo imirambo byose bimanuke bijyemo hasi mu ndiba, kugira ngo hatazagira umenya ibyo ko byabaye. Ibyo byahise bituma iyi SEAL Team cyangwa se bano basirikare badasanzwe nabo bishe Bin Laden bahita basubira kuri submarine yabazanye, ihita birukankana barataha igitaraganya, misiyo yabo ibipfuye gutyo, kuko urumva byari bimaze kurabura. Kuko kino gihugu nabo bakigendamo gake bikanga, kuko nta makuru bafite y'ibikiberamo, urumva n'icyari cyabazanye n'icyo. Iyi misiyo guhera 2019 Trump yaje kuva ku buyobozi, amaze kuva ku buyobozi hajyaho Joe Biden.
iyo misiyo yari yarabaye ibanga. Kugira ngo umenye ko iyi misiyo yari yarabaye ibanga, iyi misiyo bayikoze habura nk'icyumweru nimba atari n'iminsi kugira ngo perezida wa Korea y'Amajyaruguru ahure na Donald Trump. Icyo gihe 2019 ni nabwo baje guhurira muri Vietnam. Bivuze ngo iyo misiyo yarabaye iguma ari ibanga. Perezida wa Korea y'Amajyaruguru ntiyigeze abimenya Kim Jong Un, kuko iyo abimenya ko Abanyamerika bamugabye icyo gitero bakica abasivile be, ntabwo yari kwemera kujya guhura na Trump muri Vietnam nyuma y'iminsi itari myinshi icyo gikorwa kibaye. Bivuze ngo iyo misiyo yari yarabaye ibanga burundu. Iyo misiyo rero yaje kumenyekana ko yabaye gute kugira ngo uhite uyisanga kuri Rock Entertainment. Byamenyekanye uyu munsi ubwo umunyamakuru yahagurukaga iyi misiyo akayibaza perezida ngo ese mwigeze gukora misiyo iyi niyi. Bivuze ngo hari abanyamakuru b'abarinzi babahambaye, ahaguruka mu ruhame akabaza perezida wa Amerika misiyo perezida wa Amerika yarazi ko ari ibanga, akayimubaza. Nibwo iyo misiyo twamenye ko yabaye. Reka nkumvishe icyo bakibaza perezida Trump kuri iyo misiyo icyo yabisubijeho. Can you confirm that it happened? I don't know anything about it. I'm hearing it now for the first time. Uwo ni umunyamakuru wari uri kubaza perezida Donald Trump kugira ngo amajwi ye urayiyumviye, amubaza ngo ese koko iyo misiyo yabayeho byagenze ukuntu nka kuriya narindi kuyikubwira. Perezida mwagabye igitero kuri Korea y'Amajyaruguru kiguma ari ibanga, mwicira abasivile murataha mutabizi mubitiranije n'abasirikare. Trump yamusubije ngo ibyo bintu ntabyo nzi, niweho mbyumviye hano muri kano kanya, ariko nawe urabyumva nyine nta kundi yasubiza. Ubwo se wagenda uri perezida wa Amerika ukavuga ngo nibyo koko ngo twohereje abasirikare ngo barikanga ngo bica abasivile barataha. Ibyo bintu nyine nawe urumva n'ubundi igisubizo yagomba gutanga nico. N'umunyamakuru mbere yo gusohora inkuru naho yayikuye abagira ngo abanza baze perezida kugira ngo inkuru yaze kuza kuyisora, avuga ngo ariko twabibaje perezida arabihakana. Mbega bafite impande zose. Igitangazamakuru cyakomeje kibisobanura, The New York Times gisobanura ngo ibyo byose gahunda yari hari bano basirikare yari bajyanye no kugenda bagashinga utuntu dukurura amajwi muri iki gihugu. Ibasa ariko ko babinjiriye ku nkombe imwe ariho bagomba gushinga utwo dukurura amajwi, ariko utwo dukurura amajwi tukaba tugomba kuzajya dutuma bumviriza n'ibintu biri indani mu gihugu. Nimba utwo tuntu tuba dukora gute, ariko bira dufite ukuntu wenda tuba duhuza n'amasatelite n'ibiki, ibyo byo wenda byasaba ko tubisaba inzobere zikabidusobanurira. Ikindi ngo bagombaga kuhashyira ngo ni ikijyanye no kuba bakupa itumanaho rya Kim Jong Un mu gihe kijyanye n'iraswa ry'ibitwaro bya kirimbuzi, cyangwa se kugira ngo adakominikana n'abajyanye no kuba yakominikana n'abajyanye n'ibitwaro bya kirimbuzi. Impamvu ngo iyi SEAL team ngo yinjiye muri Korea y'Amajyaruguru gukora ibi byombi ngo kandi bakabikora habura hafi icyumweru kirengaho iminsi ngo perezida Donald Trump aze muri Korea y'Amajyaruguru, ngo kwari ukugira ngo perezida Donald Trump naza muri Korea y'Amajyaruguru aje guhura na Kim Jong Un, baze kuhita bamwereka mbese baze kumera nkaho bamukupiye amajwi, bamwereke ko bamufite, bamwereke ko mbega ibintu bye babizi cyane nawe bamugezemo bamufite, bitume yajya yaca bugufi mbega kumva ibyo bamubwira, mbega yumva ko bamufite. Ariko byarangiye n'ubundi bitabaye. Ndetse ngo iyi misiyo yagumye ari ibanga ku buryo Kim Jong Un atigeze yimenya n'abandi bantu batuye isi batigeze bayimenya, kuko hashize icyumweru n'iminsi bibaye Kim Jong Un n'ubundi muri Vietnam yahuriye na perezida Donald Trump baraganira na n'uyu munsi. Iyi misiyo bakavuga ko ngo yari misiyo iteye ubwoba kandi ikaba yari misiyo nini cyane, kuko ngo mu byari bijyanye Donald Trump kuganira na perezida Kim Jong Un wa Korea y'Amajyaruguru, ngo bari bagiye kuganira n'ubundi ku byerekeranye niyoroshywa cyane cyane ku byerekeranye n'ibitwaro bya kirimbuzi, nicyo cyabahuje ngo baganireho. Ikindi ngo iyi kipe yitwa ngo ni SEAL Team 6, ino ari nayo kipe ihambaye cyane Abanyamerika bafite, ari nayo yishe Bin Laden. Bavuga ko ngo iyi kipe yari imaze amezi menshi yitoza ino misiyo ukuntu bazinjira muri Korea y'Amajyaruguru. Ntabwo ari ibintu babyutse mu gitondo ngo bagiye muri Korea y'Amajyaruguru, ngo babanje kumara amezi menshi babatoza ukuntu ino misiyo izakorwa ikagenda neza bakinjira muri Korea y'Amajyaruguru. Kandi koko bari babirangije, ko bari bamaze kugera muri Korea y'Amajyaruguru, nuko ubwato bw'abasivile bw'abarobyi bwabakanze bakaburasa bakahita bataha birukanga, bakavuga ngo bitaza kudukomerana no kuva hano bikaza kutunanira. Ndetse ngo kubera ino misiyo yari ikomeye cyane, ntabwo yasinyweho n'abajenerali cyangwa umugaba w'ingabo ngo niwe ugiye kuba yasinya ngo ino misiyo izabe. Bivugwa ko iyi misiyo yari ikomeye cyane, yari yapanzwe ku buryo perezida w'igihugu Trump n'ubundi ari we wari wayisinya avuga ngo ndabyemeje ino misiyo izabe. Ngira kurumva ko ari misiyo yo ku rwego rwo hejuru. Gusa nanone ntabwo twakwibagirwa wenda tuvuye kuri ibyo ngibyo by'iyo misiyo turaza kubyinjiramo neza twitonze gake gake dukomeze tubikurikirane. Gusa nanone ngira ngo urabizi yashize ibyumweru bitatu habaye inama muri Alaska yahuje perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vladimir Putin. Ubwo bahuraga byagiye bigaragara ko bose bifuza amahoro, cyangwa se
Vladimir Putin yagaragaje ko yifuza amahoro ndetse azakora uko ashoboye akanavugana na Zelensky wa Ukraine. Uyu munsi ngira ngo inkuru iri wizenguruka n'ukuntu ejo bundi ubwo n'ubundi Perezida Vladimir Putin yari ari mu Bushinwa yabwiye abanyamakuru akababwira ngo noneho birageze, igihe kirageze ngo nganire na Zelensky ndetse yaza tugahura rwose, ndifuza gukwicana nawe tukaganira. Gusa Vladimir Putin yashyizeho kondisiyo ivuga ngo kugira ngo nganire na Zelensky birasaba ko aza muri Moscow mu Burusiya, kansanga mu Burusiya tukaganira. Uyu munsi ubwo babazaga rero Zelensky ati Vladimir Putin aravuga ngo arashaka ko muhura kandi ujye mu Burusiya muhure. Zelensky nawe yavuze ngo nawe naze noneho naze Kiev cyangwa se naze muri Ukraine bariho duhurira tubiganireho. Urumva ko bose nta n'umwe ushaka kumva. Ndetse Zelensky yahise arenzaho ngo iyo umuntu ari mu ntambara yifuza intambara adashaka kirangira, atangira gushyiraho kondisiyo azi neza ko zitazashoboka kugira ngo akomeze kwerekana ko yifuza ko ibiganiro biba kandi ko atabishakaga. Ati ngo gushyiraho kondisiyo ngo njye mu Burusiya ngo nibwo twakwicara tukaganira, we yaje muri Ukraine tukaganira. Ariko yaje kurenza aravuga ngo ibiganiro cyangwa se umuhuro wanjye na Putin uteguwe n'ibindi bihugu akaba ari byo bipangaho tuzahurira, icyo gihe ngewe naza ibyo biganiro nabyitabira. Ariko kumbwira ngo inama cyangwa se umuhuro uri bumuze na Putin ngo tuganire ku bibazo by'intambara ngo birasaba ko njya mu Burusiya nk'uko Putin abisaba, ibyo byo ntabwo bizigera biba, nawe azaze muri Kiev. Ngira ngo uri kumva ko bino bintu bikigoranye, biriya byose twabonye Putin yari yavuze ngo arashaka guhura na Zelensky ngo aze muri Moscow baganire. Ngira ngo uri kumva ko ari ibintu bishobora kutazaba vuba ndetse bikinagoye iby'intambara yabo. Ibuka gukora subscribe rikaze twikomereze n'ibindi biganiro. Muganga rero murabyibuka muri Eva Life sinaje bantwaye mu maboko, none dore ngarutse nigenza, narakize rwose. Okay, Eva Life mwatabaye ubuzima bwanjye bwari buzimye, none mbatuye umutima nk'ishimwe. nuko muri Eva Life nta kitunyura nko kubona uwo twatabaye yaratoye imitende. Nawe rero ikaze muri Eva Life, tugukiza umuze mu mubiri, unoze umunezero mu mabanga y'abashakanye, tunakwamurureho ingaruka zo kwikinisha. Waba warazengerejwe na infection urinaire, wazonzwe n'inzoka zo mu nda, impyiko, igifu, umwijima, diabete, sinizite, indwara z'abagore, kubura amavangingo cyangwa warabaye imbata y'ibiyobyabwenge, tambuka, igisubizo kiri muri Eva Life, kuko nta burwayi dakangara. Eva Life ikorera Nyabugogo haruguru gato ya gare iruhande rwa Kaizen Hotel. Telefone ni 0788282730. Abari mu mahanga namwe ni muhumure kuko imiti yacu tuyibagezaho mu buryo bwihuse kandi bwizewe. Eva Life.